Tubaye ikaze. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, umwana uri munsi y'imyaka 5 aba ashobora kugwingira. Kugira ngo adahura n'icyo kibazo cyo kugwingira rero, nahawe nk'umubyeyi ukamwonsa kuva akivuka kugeza ageze amezi 6 nta kindi kintu umuvangiye, kubera ko mu mashereka niho abasha kuba yakura intungamubiri zamufasha kumererwa neza. Niba uri umubyeyi ukaba uherutse kwibaruka, si ubwa mbere wumvishe imbaraga z'iminsi 1000. Izo mbaraga z'iminsi 1000 zikaba zaratangiye ugisama. Mu biganiro byacu bishize twababwiye ibyo kurya umubyeyi utwite agomba kwibandaho mu gihe atwite, akabasha kuba yabyara umwana ufite ubudahangarwa kandi ufite ubuzima buzira umuze. Uyu munsi tugiye kubabwira ibyo ugomba kwitaho mu gihe ugaburira umwana wawe, kandi tubabwire ibyo ugomba kwitaho mu gihe ugiye kumutekera, tubabwire n'ibyo ukwiye kwirinda kumuha mu gihe umwana wawe afite hagati y'amezi 6 kugera ku mwaka umwe. Ni mu kanya. Ku mwana mutoya ufite munsi y'umwaka umwe ugomba kwibuka kusya ibyo ugiye kumuha, kubera ko umwana muto igifu cye kiba kitaragira ubushobozi bwo guhangana n'ibintu bikomeye n'ibyo kurya bikomeye. Ugomba rero kwibuka gusya ibyo ugiye kumuha kugira ngo ufashe igifu cye kuba cyakora neza, hanyuma umwana abashe kuba yabona intungamubiri akeneye. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ku mwana uri munsi y'umwaka atari byiza kumuha ji zivuye mu nganda, keretse iji wikoreye uzi neza ko nta sukari wongeyemo cyangwa ibindi bintu, kubera ko ji zivuye mu nganda atari nziza ku mwana, zamuteza ibindi bibazo. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ku mwana uri munsi y'umwaka umwe ariko umwana watangiye kurya, ubwo ni kuva ku mezi 6 kugera ku mwaka, geza kumuha amazi makeya ku rugero ruto niba hashyushye. Iyo hashyushye umubiri wacu uba ukeneye amazi. Ku mwana rero nabwo nuko bimeze. Umwana uba ugomba kumuha amazi ku rugero ruto kugira ngo ufashe kuba wafasha igogorwa rye kuba ryakora neza, hanyuma umwana abashe kuba yamererwa neza. Ubushakashatsi kandi buvuga ko niba ufite umwana ukaba ubona atangiye gutamira intoki cyangwa se ikintu cyose kimuri hafi akaba yifuza kugishyira mu kanwa, ibi ngibi ni ibikwereka ko umwana wawe atangiye kwiga kwitamika. Nubona ibi bibaye rero, gerageza ugabanye kuba wamusera ibyo kurya, ahubwo ubikatemo uduce hanyuma ubiteke. Nujya kumugaburira umuhereze mu ntoki, hanyuma abashe kuba yakwiga kwitamika, kuko ibi bizamufasha kuba umwana yakwisanisha n'ibyo ari kurya, hanyuma abashe kuba yarya afite apeti, bibashe kuba byamugirira umumaro. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ugomba kwirinda kugaburira umwana huti, kubera ko ari byiza gufata nibura hagati y'iminota 15 na 20 ukaba konsantre ugaburira umwana, kandi ukamurinda ibintu byose byamurangaza nka televiziyo ndetse n'ibindi, kubera ko iyo umwana ariye ari konsantre nta kindi kintu kimurangaza, abasha kuba yarya neza, hanyuma n'ibyo ariye bikabasha kuba byamugirira umumaro. Ubushakashatsi kandi buvuga ko umwana agomba kurya nibura inshuro 6 ku munsi. Inshuro 3 akabasha kuba yarya ibiryo, ndetse izindi 3 akabasha kuba yafata imbuto ndetse n'ibindi byoroheje. Tugiye kubabwira ibyo ugomba kwitaho niba ugiye gutegura ifunguro ry'umwana wawe. Niba ugiye gutegura ifunguro ry'umwana wawe, ugomba kwita ku byo kurya bifite proteine, vitamine ndetse n'imyunyu ngugu. Ugomba kwita ku nyama, kubera ko inyama zifite proteine, kandi iyo proteine yafasha umwana yakura neza. Ugomba kwita kandi ku magi n'amafi, kubera ko ibyo bifite omega 3, kandi omega 3 yafasha umwana wawe gukura neza, ndetse n'ubwonko bwe bukabasha kuba bwakwiyongera, akabasha kuba yagira ubwenge.
Ugomba kwita kandi ku mbuto zifite amabara kubera ko izo mbuto zifite vitamine zitandukanye zafasha umubiri w'umwana wawe akabasha kuba yamererwa neza. Ugomba kwita kandi ku mboga kubera ko imboga zifite vitamine ndetse n'imyunyu ngugu umubiri w'umwana wawe ukeneye. Ubushakashatsi kandi butanga inama y'ibyo umubyeyi agomba kwirinda guha umwana uri munsi y'umwaka umwe. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana utangiye kurya kuva ku mezi 6 kugeza ku mwaka umwe, irinde kumuha ibirungo kubera ko ibirungo biba byarakorewe mu nganda kandi baba barongeyemo ibindi bintu byatuma kuba yagira ibibazo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ugomba kwirinda guha umwana muto umunyu kubera ko nawo ntago ari mwiza ku buzima bwe. Ugomba kwirinda kandi kumuha isukari. Ugomba kwirinda kandi kumuha ubunyobwa. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ugomba kwirinda kumuha injugu. Ugomba kwirinda kandi kumuha ifiriti n'ibindi byose bitetse mu mavuta menshi. Ubushakashatsi buvuga ko ugomba kwirinda kumuha pome. Ugomba kwirinda kandi kumuha karoti ndetse n'imizabibu. Ugomba kwirinda kandi kumuha inzoga. Ubushakashatsi butanga izindi nama ku babyeyi bafite abana batangiye kurya ariko hagati y'amezi 6 kugeza ku mwaka. Wowe mubyeyi ufite umwana watangiye kurya uri muri icyo kigero, irinde gushyira ibyo kurya by'umwana wawe muri micro-onde kuko byakwangiza umubiri we. Ubushakashatsi kandi butanga inama ugomba kwirinda gutuma umwana wawe asinzirana icupa ririmo amata ndetse n'amashereka kubera ko bishobora kuba byamufunga imyanya y'ubuhumekero akabasha kuba yagira ikibazo. Niba umwana asinziranye icupa ari kunywa, bishobora kuba byamushokera mu matwi hanyuma bikaba byamutera infection zo mu matwi. Niba uri umubyeyi rero urumva ko ugomba kwirinda ko umwana wawe yasinzirana icupa ari kunywa. Ikindi, ubushakashatsi buvuga ko ugomba kwirinda guha umwana wawe amata y'inka. Ku mwana uri hagati y'amezi 6 kugera ku mwaka ntago ari byiza kumuha amata y'inka kuko yamugiraho ingaruka. Ubushakashatsi kandi butanga inama ko utagomba guha umwana wawe ubuki. Ku mwana utararenza umwaka ntago ari byiza kumuha ubuki kubera ko nabwo ntago ari bwiza ku buzima bwe. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana watangiye kurya ariko utararenza umwaka, wumvishe inama zigiye zitandukanye twakugiriye haruguru, nahawe rero kugira ngo umwana wawe ubashe kuba watuma akura neza kandi abashe kuba yanakura adafite ikibazo cy'igwingira. Turabashimiye kuba mwakuri iki kiganiro, tubibutsa gukora subscribe ku batarayikora ndetse no kumanuka hasi muri comment mukatubwira niba hari ikindi kiganiro mwifuza ko twabategurira cyangwa se niba hari icyo twahindura, kubera ko duhari ku bwanyu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.